byanyu bagabo murakomeye kibida ushaka dusuza uratuza dusuza uratuza hano ni iwanyu ni mu rugo ndi gushaka akazi nyine ko mu rugo mumfashije Imana yazaba umugisha muze tugende mwari mwaheze uretse gufungura akazi wagasabye ariko ntabwo wahawe kugira nkabone biragenda ute rero ngo utagahari reka twigendere kandi uve no ku iki gipangu iki we muretse kugenda icyo mwamushatse kuvuga ko Imana nayo yibeshye umuntu kumfata akaboko iki umuntu kumfata akaboko nawe ushaka ko n'ibyo wari none se turetse no guterana amagambo waretse amagambo ubundi ndabona baraba mugende sibareba ntago ari mwenyine Imana yahaye ndabona n'akandi toka we mucafu toka twongera kubona hano sha kazungu mugufi ibyo ntibibareba we shu mugende n'urupangu ni na rubi ubwana buhaba ni bugufi bw'inzobe hari ikindi kitakabira bareba sha kugira ngo nzabura kandi kazi ntabwo nzabura aho mbona kandi kazi sha abantu babanshatse ni benshi nusoza umamagare mubwire aho usanga ni abantu banyine bamenye ahubwo dore mesaje ya momo ngo hehe no guhendwa na dawuni yisiki maze nyine kariya akamesaje kayohava irisivu none masanze ari ibibazo nzi ko ari bene bacu baba banyibutse ariko ngeze umunsi kubera ariko rwa gatandatu unagiye mu myitozo nose nicare hano bigendete nicarane nawe udafite ibintu bizima uba uri kumbwira sha karaga ngo duhure hariya naringiye gukuramo icyuma nk'iki habuze gato kareke ko ari akadage gusa nyine bose asigaye dukora amakosa cyane kudutuma ku bantu ngo tujye kubishyuza urumva aho bakatwishyuye bakadutinza bikarangira tunabishyura urumva ariko wowe kihari ikibazo agomba gushaka kurya kugurira ubu bagomba kwivugura kabisa biriya ntabwo ari kano kazira bose atangiye gukorogana sinzi impamvu yahindutse ahubwo ni n'amahirwe tugize umuti bari badufasha babuze gato abuze gatuye ariko nawe rero hari abaruhutse cyane shanta kubeshya naringiye ko ari gasura oya hari nabwo wari kubuhutse cyane ntabwo ububuka oya hari gusa kandi ukazana amagambo kuriya biriya ni ibiki hari awarugiye nabi cyane umva rero nakubwira imakopi none se reba uburyo yari atangiye azana renga nyinshi akazi hano dukeneye ababonye oya muboyi dushobora kuba turamukina ko ari ucomoye icyuma vuba vuba ari ushaka kundaburiza nta kintu mafata nyine nyine ukuntu ibintu byari bimeze mbere nuko bimeze ubu ngubu harimo difere ya danje ibyo tubyirebere ahubwo se ntabwo wasoje guteka ko ndi kumva nshonje urumva hari ikindi nakubaza kiyaba ari hehe ko ndamusanza ntabwo arazi urongeye kandi ndongeye iki ibintu mba nkubaza ntabwo byumvikana ase kubundi kamubaza iyo umbaza kiya ubu uzi ko ngiye mugendana ku ntuza yanjye ariko wenda icya mbere icyo nzi ko iyo avuye akubwira ngo aragiye ibyo ntabwo mba byitayeho kuko wambwira gutangira ntabwo bindeba hari gahunda ngerana nawe sister nawe mbona ukuntu ufata kiya ntabwo biba bihuye pe ase mufata nyine reba nyine kimwe utazi kiya ntabwo kikubwira kuri kiya uhita uhindura ibindi bintu ukumva ukabyumva uko bitandukanye n'uko ase ubundi kugira ngo umuheke gake ujye umenya ko ngiye navukana nawe kuri mama ntabwo ari kuri data sibyo nyine ngereka mubwire kuba utavukana n'umuntu icya mbere cyo muravukana yego si twe twakoze mu makosa ariko nubwo utatari amaraso ye kandi muvukana ku mubyeyi kuba duhuje mama ntabwo duhuje ko ibyo kuki utabibabajije rero ukaba ugiye kubishinja kiya ariko kiya kubera icyo utamuha agaciro reba parafu yashizemo
reba intebe yaguze, reba hano yashizemo isima. kuba yarabiguze se ibyo biburiye Kanegere kurya. ahubwo mva maze kubwire gato Nk'ibiki ugiye kumbwira. barapanga bagiye kubwira kandi ariko se mani uyu ko twebwe abo twica ari abafite umwenda bose ntabwo ariko nta nabyibagiwe ntabwo tugiye kureba bose we igihe umuntu aba yabahamagariye ntimwumve vuba 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 sha imvuga rimwe mwumve kabiri site byanyu gahunda y'akazi igeze kure uba ushatse kuvuga iki? Nyine nshatse kuvuga ko akazi badushinze ugakora neza. Nta raporo mbona. Bo boss batuje kubwira yuko umugabo wa mbere twamukuye mu nzira kuko yanze kwishyura. Jye mukora ibintu muhitamo mpa raporo vuba vuba. nziganye tukaganireho. Ubu nsembuye wanyu. Meze neza se? Njye ntabwo meze neza umaze grand frère ngenda mwubaha cyane 100%. Kuko reba ibintu byose yakoze. Nirangiza njya kumusuzugura. Wapfa ibintu biri kugaragaza ntago. Okay, sorry boss, sorry. Sibyo? Nari. Nase. Byari by'ibituma n'ibyiza. Wa mugabo David se ntabwo yabikemuye. Tajya witaho. Ibintu bya David. Ari David ubumwizero. Njye biriya bintu njye ntabwo mfite access ya danger. Biramarira iki? Nose waretse tugategura inama gitaraganya. Kiyahari nawe uhari nanjye mbari. Ibintu byose tukabyanzura. Ikintu cyo kuvuga ngo kiya sinzi impamvu ukunda kuzana kiya cyane. Mu maraporo vuba vuba mbisubiremo. Urabizi ko ntikoresha. Tunkuriye nanjye. Ndiyo. Yego. Kandi birumvikana. Okay. Umvikana. Urabizi mfite uwo nkorera nanjye. Urumva ngomba gutanga order. Yego. Uri mugomba kujya mukora ibyo mbabwiye. Ndiyo. Bimeze bitabasa. Wabite byawe. Byanjye mu urashaka icyano muri genge yacu None ntacyo nawe ushaka iwacu ndi kubona abantu bafite amasura nkayo ngaho ntacyo nawe ushaka iwacu yagukurikirana ibyo mu rugo hari byano ntabwo bikureba uri kuganira icyano iwacu Shomaze kuzanira ivogonyo ntabwo mushaka kumenya ibyo muri kuganira kumva bose ari kukubwira ngo igenda sha ntabwo wumva sha yanyu ndaza kubimenya sha ngo bagukure hano n'imigiye cyo nababwira ngomba kujya mukora iki Uretse gato ndi mu kanama na sister ndakuvugisha. Sister ibyo nari mbi kukubwira. Ufite telefone turi kuvugana utarasoza no kuvugana. None se nana mamagare nange kumwitaba. Umva rero mubwire Umbwira iki nyine kwera iki ibintu by'imitungo ari byo ushira imbere. Barayiguhereza uyimarisha iki? Kamubwire. Aho ubundi ugira ubwenge. Nese uri kubona nkoresha ubuye. Siko kubana umaze gukura gutyo gusa nta bwenge ufite. Nindashyira imbere imitungo suri ubona tuzabaho gute. Tubeshejweho niyo mitungo. None nase ko ihari situbayeho itanahari twabaho. Ariko reka mubwire. Ugomba kumenya ko iriya mitungo aricyo kintu cya mbere tugomba gushyira imbere. Urumva? Kubera ko nicyo kizatugira akamaro ahazaza. Ikibazo ndi kubona ushaka kuyishira imbere kurusha uko dushira Brad imbere. Arega byose dufite niwe tubikesha. Ndi mvuga ngo uvuge tuza maze mubwire. Usigaye usuzugura kandi, sibyo? Maze gukura umaze kuba maze kubyimba. Uje sige mvuga nawe kavuga wajye utuza nkabanza nkavuga. Ikintu ngomba nkubwiye cyo nuko ugomba kumenya ko iriya mitungo ugomba gufata 50 ibya cyane ntabwo bidebe. Icyo cyigishije mu mutwe wawe. Uko nyumva neza. Wanyumvisha cyangwa wanyumvisha? Igitekerezo mpaye ntago nanjye nabura icyo mbivugaho. Iyo 50 waretse iriya mitungo ni mama wayidusigiye kandi yaratugabanya. Dukora ibyo watubwiye. Okay. Gahunda ikurikiye ni iyihe? Urari kohereza boss ntabwo turayimenya. Sawa, babure. Abona karaka boss wa. uriya mu boss amateko yengera amaze kuyaranda Oye, karaka boss ntago akoze nkarko ariko ujye undebera nyine uburyo kaba kadufunganya umutwe. afunga umukwe Kaba kari no kumbabaza. Umunsi mwari gihe nazakanyuzamo cya cyuma. oya waba ukoze ikosa ntuzahubuke Tugendere. Nta kibazo ndabikurikirana vuba. ahubwo nyine njyewe nuko umuntu atabona ukuntu amubona
ariko njye namwereka ko yagabuye nabi Mary gusa ugenda no kumuvuguruza none ibyo yasize avuze nese umurusha ubwenge yaratonesheje ntabwo yigeze atonesha ibyo hari impamvu yabikoze cyo ubwiye cyo no kugomba kumenya ko kiya nta burenganzira afite kwira bitunga kunyumva neza izeye kandi wanyumvisha ibyo afite mu mutwe wawe Brother, njye karibu. ya kumona no hari akavuyo byagenze uko Muri umuntu wagasanga wabikoze nyine nabundi se. Ramujene akeneye gukosora ibitabo byo mu wambe umuntu wiga sinyasi Kuri se nyine ubona gakura. bajya gukora muganga ngo bifite Komera cyane. shanga komeye benda komeye by'iminsi Urabona kavuye. cyangwa se kari kamwe mu mwuka ya kari kaje Wagira ubu. zaruka napfuye no se n'induka mu bihugu Zaruka wapfuye gusa. yes niko bihagaze Birutse. ni fresh ahubwo gasonga gihe uramujene agiye kundebera isa Yewe yagutumye se. banga nakira nanjye kandi azi ko njya ndakara uramujene ndamufatira ibyemezo biraza kuba nabi Aha, jimureka. Gasanga se ngiye kumuzi. Amerika niturize oya wowe ukuntu ukwiye kubigenza kandi igihe hari inama ari kukugira amani gamaze nitabona umuntu esi bwana korode umeze bite se Nusu ko tuboro watunzaniye mwana ko nari ndi ku muhanda n'ubundi Urya narigeze mu rugo nibwo nari nkihagera Bro birutse. ni neza Tutabafunze. Neza. yes wari ubushyebwa muri office you know Ndabanze tsaya wagize. Ndaka kwigushira. sinavuye ko mwabuze umwanya Akura umwanya gute? se kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatandatu n'umugoroba gutya nibwo nari nkigera mu rugo mwana Nose uragana he ku munara ntutujyane mwana wibazonge ukatujyana oyabwira mutari aguma aho ngaho ngenda aje magusara sana ari ntugende mani ntaragera Uteze tugomba kubireka. turacyari bato yarega mwana nagiye umenya ko Nese urashaka gukura ngo urenge aho ngaho? none se imitungo nibonera ku mwanya cyaka kandi we banza ukure urumva ujye n'ibitekerezo bizima Nese kamubaza. Tekerezo nzakora mu mwana. ariko uracyari mutoya Mutaya. tubibona Myaka mfite ntabwo yisi. imyaka 20 mfite ingahe mfite imyaka ingahe Mbabwire bro, imyaka ntabwo bindeba. Ntukomeze kuzana ibintu by'imyaka mu mitungo. Uko nyumva neza. umva rero nkubwire